Sherry Silver, African Queen, yamamaye akiri muto cyane nubwo yanyuze mu bimene by'amacupa n'amahwa y'imishubi byibasira benshi bazavamo ibyamamare bakagirira isi dutuye akamaro ndetse bagakora ibitangaza, kuko nawe yagize ibihe byo kwicwa n'inzara, inyota ndetse n'umwuma, aribyo byatumye akurana umutima wo gufasha no gushyigikira abatishoboye ku myaka y'umunani kuzamura. Yahuye n'ibyamamare bitandukanye nka Donald Trump, Papa Francisco, Bill Gates ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, tutirengagije n'ibyamamare bya muzika, abakinnyi ba filime ndetse n'abandi bagiye bakomakomeye bagiye bahura n'uyu mutambukanyikazi w'umunyarwanda. Mushimiye ko urimo gukurikira iki kiganiro kuri Visit Rwanda Talks. Komeza ubane natwe, ukore subscribe, ukore no kuri like, ntacyo bitwaye. Sherry Silver yavutse ku wa 7 Nyakanga mu mwaka wa 1994, avukira mu Rwanda, ni mu karere ka Huye. Gusa ibyishimo bye nubwo yari akiri muto cyane ntibyarambye, kuko nyuma y'ukwezi kumwe gusa papa we yahise yitaba Imana, yicwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Byumvikane ko yakuriye mu maboko ya mama w'umubyara, dore ko batatinze mu Rwanda, bahise bajya mu Bwongereza ku myaka ye 5 gusa. Byumvikana ko kandi atigeze agira amahirwe yo gukurira mu gihugu cye cyamubyaye cy'u Rwanda. Aha mu Bwongereza ni naho yize amashuri ye, arerwa na mama we umubyara. Yize ibijyanye n'iyamamazabikorwa ndetse akaza no kwiga ibijyanye no kubyina no gukina filime, akabyiga muri Stage Coach. Iki ni ikigo cy'amashuri yizemo. Ibi bivuze ko mu buzima busanzwe ari umubyinnyi w'imbyino zitandukanye ndetse wabigize umwuga. Mu mwaka wa 2018 uyu munyabigwi yabyiniye umunyamerika Gambino, ndetse byamuteye kwegukana igihembo cya MTV Video Music Award. Muri uyu mwaka kandi yashimiwe na Bill Gates nk'umunyafrikakazi ufite akazoza ndetse utanga icyizere cyo kuzagirira akamaro isi. Sherry Silver mu mwaka wa 2019 yagizwe ambasaderi wa IFAD, International Food for Agriculture Development. Muri uyu mwaka wa 2019 yakoze igikorwa cyashimishije benshi ku isi, ubwo yafataga abana b'impanga bari bamaze kubura ababyeyi babo, maze akabarera, agatangira kubitaho ndetse agakora n'ibikorwa bitandukanye ku isi byo gufasha abatishoboye hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Uyu mwaka wa 2019 ni umwaka w'amateka, kuko yakoze mu biganza bya Papa Francisco kubera bya bikorwa bye by'ubugiraneza twavuze haruguru. Amateka yakomeje kwiyandika mu mwaka wa 2022 ubwo Adidas yamwubakiraga ikibumbano i Londres mu Bwongereza. Akaba umunyarwandakazi wubakiwe ikibumbano mu bihugu by'i Burayi ndetse no ku isi muri rusange, ibintu bidapfa gukorwa na buri wese. Mu mwaka wa 2023 Sherry Silver hamwe n'impanga ze twabonye ko yadobse, yahuye n'umuryango wa Perezida Paul Kagame ubwo bari bitabiriye Giant of Africa. Kandi uyu mwaka nibwo yashinze umuryango wa Sherry Silver Foundation. Yafashe abana batandukanye kandi bafite impano zinyuranye, maze abatoza kubyina nk'umwuga we. Ubu nibo babyinnyi ba mbere bakomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu muryango wa Silver Foundation ugizwe n'abana 700 bose atoza guteza imbere impano zabo zitandukanye, kandi akabishyurira na bimwe by'ingenzi bakenera mu buzima nk'amashuri, ibyo kurya, imyambaro n'ibindi. Si ibyo gusa, kuko yagiye ahura n'ibyamamare bigiye bikomeye, yaba abo yabyiniraga nk'umunyabigwi ndetse nk'umuntu ubikora nk'umwuga. Twavuga nka Rihanna, Nicki Minaj, Diamond Platnumz, Gambino,
Wizkid, Burna Boy, Eazy ndetse na P-Square. Ndetse ntitwatinya kuvuga ko ari mu banyafurika bake bahuye na Perezida Donald Trump ubu ngubu uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sherry Silver yaje mu Rwanda nyuma yo kujya akundishwa u Rwanda mu bikorwa bigiye bitandukanye nka Rwanda Day, inama n'ibitaramo bikomakomeye u Rwanda rwakira. Akaba yarakunze kujya yibera mu gace ka Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, aho yagiye akora ibikorwa byinshi birimo ibyo gufasha abatishoboye. Avuga ko mu bintu abantu batamuziho ari uko akunda gusenga cyane, yizera ko Imana ikora byinshi ndetse ntaho itagukura nta naho itakugeza, upfa kuba wayizeye gusa. Kuri ubu Sherry Silver afite imyaka 31 y'amavuko, akaba adashishikajwe no gushaka cyangwa se gushinga urugo, cyane ko akibona ko hari ibyo akeneye gukemura no gukora muri iyi si, ndetse hari abantu benshi bakeneye gufashwa bakitabwaho muri rusange. Avuga ko ari byo yerekejeho umutima kuruta kwihutira kuba yashinga urugo, cyane ko afite abana arera yitaho nk'umuryango. Uretse kwibanda ku kubyina gusa, ariko Sherry Silver afasha n'abahanzi bakizamuka mu buryo bwo kubakorera indirimbo, kandi mu muryango wa Sherry Silver Foundation ukaba waragiye ukora indirimbo zigiye zitandukanye. Twavuga nk'izi Uzagaruke, Mama ndetse na Je m'appelle. Ubu Sherry Silver afite umugambi wo kubaka ikigo gikomeye mu Rwanda kizajya kizamura impano zitandukanye z'abana bakiri batoya, yaba mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Ni ishema kandi n'iby'agaciro ku munyarwanda wese kuba dufite umuntu nk'uyu nguyu uzwi na benshi ku isi nzima. Ntitwakwirengagiza uruhare rwe mu guteza imbere muzika nyarwanda, modern and traditional dance. Sherry Silver yazamuye uruganda rwa muzika mu Rwanda, kuko nta muhanzi n'umwe ukomeye mu Rwanda ndetse na East Africa udakoresha Sherry Silver Foundation mu bitaramo byabo. Twavuga nko mu bitaramo bya The Ben, Bruce Melody, Giant of Africa n'ibindi, ndetse no mu birori bikomeye byabereye mu Rwanda. Sherry Silver Foundation ibihabaye yahateye amatako. Urugero ni nka shampiyona y'isi y'amagare iherutse kubera mu Rwanda. Ahangaha Sherry Silver yari irimo isusurutsa bitabiriye bare mu mikino ikomeye imwe n'imwe, ndetse no mu manama agiye atandukanye u Rwanda rwakira bifashisha Sherry Silver Foundation mu gususurutsa bitabiriye ibi birori ndetse n'izi nama zigiye zitandukanye. Ubu Sherry Silver ni icyamamare ku isi hose, ndetse akaba yifashishwa muri politiki, iyobokamana, muzika, filime n'ibindi bigiye bitandukanye bigenda bibera ku isi. Tunejejwe no kubagezaho iyi nkuru ndetse n'iki cyegeranyo cyiza mu by'ukuri kivuga amateka n'imibereho ya Sherry Silver. Utibagiye Sherry Silver Foundation yashinze. Kora subscribe, share na comment tujye tubana. Gusa ntiwibagirwe no gukora kuri like. Umusanzu wanyu ni ingenzi kuri twe. Reka dukorane ibikomeye, twubake ubuzima, tubagezaho amakuru ahambaye kandi yihutirwa, ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, turushaho kubaka society yacu ngo ibe nziza. Ntaba ari wowe ucikanwa no gukora subscribe.